ubwo yari yahagurutse. Agnes yamubwiye ko uwo murambo uri mu cyumba, ariko kandi anamubaza umwanzuro afashe. Uwo mugabo wasaga n'ushaka kwereka uwo mukobwa ko nta mugabo umuruta, yaramubwiye ati genda uwo mugabo, kandi uko ukubona ufunzwe reka jye nitange, baba ari igihe babanza kubigerekaho, hanyuma wowe wenda ushaka aho ujya. Birukana ababyeyi b'abageni bagerageza uko bashoboye ngo bahoshe umwuka mubi wari wazahaje ibyishimo by'abageni. Nubwo ntako batari bagize ngo bunge abo bana, umwe muri bo yababwiye ko yumva umuti w'ikibazo bari bafitanye wabo wo gutandukana nyuma y'amasaha make basezeraniye imbere y'idini n'amategeko ko bemeye ku bushake bwabo ku bana. Ngaho nimudutize umwanya tubabwira ibyakurikiye icyo cyifuzo cy'uwo mugeni. Nubwo umugore cyangwa umugabo buri wese aba afite uburenganzira bwo gutandukana n'undi, ariko kandi biba byiza uwo muntu yabanje gutekereza ku ngaruka bizagira ku bandi. Kuba Kirezi yarifuzaga gutandukana n'umugabo we, washobora kuba yarumvaga ko aribyo byamuhesha ibyishimo, ariko ashobora kuba ataratekerezaga ku bandi byababaza. Nyuma yo kumizwa n'ibyo uwo mukobwa yari amaze kuvuga, aho yavugaga ko ashaka gutandukana n'umugabo we, se yaramurebye maze aramubwira ati, none se Kire, wabanje gutekereza kuri icyo kintu? Papa, rwose ntabwo nakwirirwa mbitekerezaho cyane. Kuba Minani yarampishe ko yabyaye, icyo gusa ni ikinyereka ko atigeze ankunda kandi atananyizera. Nyina yahise amubaza ati, mwana wa, tuzangira icyo nkwibariza. Ko wakomeje gutsindagira icyo kintu uvuga ko umugabo atawukunda, ibyo biguye nuko atigeze akubwira ko yabyaye, cyangwa hari ikindi kintu wenda mwaba mupfa? Kirezi yabwiye umubyeyi we ko atumva icyaruta kubeshywa ko umuntu akiri umusore kandi afite abana barenze umwe. Minani we yasaga n'atyumvisha uko yabaho atari kumwe n'umukunzi we wari wamaze kumubera umugore mu buryo bwemewe. Hashize akanya ababyeyi bari kwijujuta, Minani yaciye bugufi imbere y'umugore we maze aravuga ati, Kire, uribuka isezerano wampaye mbere yuko jye nawe dushyingirana? Kirezi yarebye uwo mugabo wari watangiye kurizwa no kumva ko umugore we yifuza ko batandukana, maze bituma yibuka isezerano yari yaramuhaye. Minani yakomeje agira ati, gerageza wibuke uko wambwiye. Wanyijije ko uzanyubaha, ubwo mu rugo rwacu bizaba bimeze neza, ndetse ukananyubaha mu gihe hari bitazaba bigenda neza. None se Kire, uko ko nunsiga urabona igende mu by'ukuri? Ko ntanze kukubwira bira kuko nakwangaga, ko nibitewe nuko nanga ko wenda bazanyanga, kandi ko numvaga rwose nata umutwe, none koko ugiye kunseka koko Kire? Kirezi nawe yatangiye kwibuka koko ibyo yasezeranyije umugabo we, maze amarira atangira kwisuka. Umugabo we nawe yari yatangiye kurira ndetse amarira atakara. Nubwo bavuga ko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ariko ay'uwo mugabo yo aho mu nda umenya atarahageraga. Abo babyeyi b'abo bana nabo bari kuri bagira bareba ukuntu abo bana barizanye. Minani akomeje abwira umugore ati, Kire, rwose wambabariye ukamanisha icyo ari cyo cyose, ariko ntunsige kandi naragushatse nk'ukunzi. Kirezi agezeho yumva ko gusiga umugabo wamukunze yabahemutse, maze amugwamo nubwo yarapfukamye. Kirezi nawe yararemwe arira. Ababyeyi babonye ibyo bakumye mu mashyi, bishimiye kubona abana babo basa n'abababariranye. Kirezi na Minani bamaze akanya bahoberanye, ariko Kirezi aza guhagurutsa umugabo we ndetse amuhanagura amarira yari ari ku matama. Minani amaze kwicara yarebanye n'uwo mugore we niwe wari uri kwihanagura amarira, maze aramubwira ati, Kire, rwose ndagukunda, sinifuza ko unsiga kuko sinabona ntagufite. Kirezi nawe yazunguje umutwe yemeza ko ibyo umugabo we arimo avuga ari ukuri, ndetse aranamubwira ati, Mina, nanjye ndagukunda, kugusiga si umwanzuro wanyorohera. Ntawari gushidikanya ko uwo mugabo ndetse n'umugore we bari bamaze kubabarirana, ariko hari byari bitarakemuka. Kubera ko Kirezi ari we babanje kwanga kuva ku izima ngo yumvikane n'umugabo we, ababyeyi be bumvaga bafite inshingano yo kumwumvisha ko kuganira n'umugabo we ari byo byonyine byakemura ibibazo bari bafitanye.
ari nayo mpamvu ababyeyi ba Minani bari babaye nk'abifata. Ariko bamaze kubona ko abo bana bababariranye, bagezeho nabo bagira icyo bavuga. Sebukwe Kirezi yabwiye abo bana ati rwose dushimishijwe n'ibyo tuboneye aha. Twari dusanzwe tuzi ko mukundana, ariko ni ubwa mbere tubyiboneye amaso ku maso. Bana ba, ni ukuri mujye mushyira urukundo rwanyu imbere. Iyo batanya mujye mubibona nk'umwanzi wanyu, mugerageze uko mushoboye mubirwanyirize kure. Nta gushidikanya ko ikibazo mwari mufitanye gikemutse. Ubu rero igisigaye ni ukuganira ku bijyanye n'uko bari abana banyu muzabitaho. Minani yahise ababwira ati numvaga nzabafashiriza aho bari mu gihe umugore wanjye yaba abyemeye. Maze Kirezi aramubwira ati nk'uko mwabivuze iby'umugabo wanjye ni ibyanjye. Ubwo rero ndumva abo bana bazazanwa mu rugo tukabarira kuko ni abacu. Nyina w'uwo mukobwa yahise amubwira ati none se Kire, urumva witeguye kubafata nk'abana bawe cyangwa uzabafata nk'abana b'abakeba bawe? Urumva uzashobora kubabera nyina cyangwa urumva uzababera mukasi? Tekereza kuri icyo kintu. Se uwo mukobwa yisunganira umugore we maze aravuga ati Kire, rwose ufata uyu mwanzuro wabanje kuwutekerezaho neza, kuko uramutse ubikoze wenda wanga ko umugabo wawe yabibona nabi, ejo mwamara kubazana ugatangira kubafata nabi, byamubabaza kurenza kuba wareka mukabafashiriza aho bari. Ubu wenda ushobora kuba wumva ari ibintu byoroshye, ariko ni umwanzuro ukomeye. Minani nawe yahise abwira umugore we ati nshuti, fata umwanzuro ushaka rwose kuko nta kibazo biri buntere. Kirezi yafashe akanya katari gato maze agezeho arababwira ati njye ndumva nzabasha kubitaho nk'abana banjye rwose, ku bushobozi ndumva mbufite. Ninde utari kwishimira kumva uwo mwanzuro uwo mugore yarafashe? Ntawe rwose. Ababyeyi babo bakomeje kubaha impanuro zari kubafasha kubaka urugo rwabo, ariko baza kugeraho barasezera barataha. Urugo rwasigayemo abageni. Bamaze gukaraba no gusamura bagiye gusangira ibyishimo. Ayo masaha yari meza ku mpande zombi kandi bose barishimye cyane. Ku gicamunsi bari kuganira, sinzi ko bagaruye ibijyanye n'ababana ba Minani, maze umugore we aza kumubaza ati ariko se buriya bari abana babyaye ryari mukunzi? Kubera ko uwo mugabo yumvaga ikibazo bari bafitanye cyarangiye, ibyo ari nk'aho bari kuganira bisanzwe, yamubwije ukuri. Yamubwiye ko umwe mubyaye ubwo yigaga mu wa 5 w'amashuri yisumbuye, naho undi akamubyara yenda kurangiza kaminuza. Icyo gihe yari yaratangiye gukundana n'uwo mukobwa. Kirezi yahise amubaza ati ko numva ari vuba hase? Nanizi ko bose bababyaye tutarabonana, none ndumva wari uw'ejo bundi. None se haba hari uwo nzi muri abo bakubyariye? None se sheri, waretse ibintu rwose tukazabiganira ikindi gihe. Mbwira kuko n'ubundi byarangiye. Nkubwije ukuri, umwe uramuzi. Ubwo se nindi? Ariko Kire, nizere ko nta kibazo biza gutera. Mina, humura, nta kibazo biri butere. Nyine mbanje ko kwiseguraho nanone. Naho ubundi umukobwa twabyaranye ni Cyizere. Uvuze ngo nde Mina? Ko utangiye kurakara se kandi? Ni Cyizere nzi cyangwa n'undi? Rwose n'uwose. Uwo Cyizere Minani yavugaga numwe Kirezi yari yaramenesheje ijoro amuhora amaherere. None se ko Kirezi yari yavuze ko azabyihanganira, azihangana kuba mukeba wa Cyizere? Burya kuba umuntu yabyarana n'uwo batashakanye cyangwa n'uwo batakundana, hari igihe bipfa kumvikana bitewe n'impamvu yatumye biba. Ariko noneho iyo wumvise ko inshuti yawe yabyaranye n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe, uba wumva wisuzuguye kuko uba utekereza ko wenda uwo babyaranye hari icyo akurusha. Na Kirezi niko byamugendekeye, kuko yahise atekereza ko inshuti ye Cyizere yaba imurusha ubwiza. Ariko mu by'ukuri si ubwiza Minani yarakurikiye kuri Cyizere, kuko atabumurushaga, ahubwo yari afite indi mpamvu yari yarabimuteye, ari nayo ubwo umugore we yamubazaga icyatumye abikora yamubwiye ko yabitewe n'umubiri wamushutse, ko ariko atigeze aryamana n'uwo mukobwa bitewe n'urukundo yamukundaga. Yongeye kumusaba imbabazi, amubwira ko ikosa yakoze atazongera kurigwamo ukundi.
Kirezi yabonaga aramutse agiye kwita ku makosa y'uwo mugabo yakoraga atazigera yubaka urugo. Rero yahaye imbabazi umugabo we, ariko amusaba kuzirinda kuba yagwa muri iryo kosa ukundi. Mu mezi ya mbere nyuma y'ubukwe bwabo bari babayeho mu buzima bwiza bitewe n'uko bitanagaho, bakagaragarizanya urukundo, kandi buri wese akirinda icyatuma mugenzi we ababara. Ku bijyanye no kurera b'abana uwo mugabo yari yarabyaye, bitewe n'uko hari ibyangombwa byasabwaga ngo abo bana bazabashe kubitaho uko bikwiye, bari aho mu rugo babaye bahisemo kuba babarekeye aho babaga, ariko bakomeza kubafashirizayo nk'ibisanzwe mu gihe bagishakisha ibyo bikoresho. Nyuma y'amezi 7 babana, Kirezi yakiriye amakuru meza yarabwiwe n'umuganga amubwira ko atwite. Yaba we ndetse n'umugabo we nta n'umwe utarishimiye kumva ko hari ishami rimaze gushibuka ku mubano wabo. Bahereye ubwo bitegura icyo kibondo. Hagati aho Minani n'umugore we bari barasideni muri banki, bagura imodoka nto itwara abagenzi. Niko kazi Minani yakoraga umunsi ku wundi, naho Kirezi we yari umurezi mu mashuri abanza yari hafi aho ngaho. Nubwo urugo rwabo rutinjizaga akayabo bitewe n'uwo mwenda bishyuraga buri kwezi, bari bayeho ubuzima buri mu rugero kuko babonaga ibyo bakeneye hafi ya byose. Ubwo ariko ako kazi Minani yakoraga kari akazi kamuhuzaga n'abantu benshi kandi b'ingeri zose. Muri abo bakiriya rero yatangiye kujya agira abo agira inshuti rwihishwa. Umwe muri bo yari umukobwa wakoraga akazi ko kwigurisha. Yari asanzwe amutwara kenshi, ariko by'umwihariko akamutwara mu mpera z'icyumweru, amutahana amuvanye aho yabaga yabonye abakiriya bakeneye kugura ibyishimo by'umubiri, cyangwa amuvanye mu kabari mu rukerera. Yaramutahanaga rimwe na rimwe akamuha no ku nzoga zihenze yabaga yatahanye. Ubucuti bw'uwo mugabo ndetse n'uwo mukobwa witwaga Nyesi bwakomeje gukuzwa n'uwo mwanya bakundaga kumarana, maze biza no kugeraho akenshi iyo yamaraga ku mugezi we yahitaga amusaba kuba aretse gutaha ngo abanze amutekere icyayi kirimo tangawizi n'umucyayicyayi ukoze, ngo hato atazasinzira kuri vora agakora impanuka. Nuko mugabo yumva ko ari impuhwe agiriwe n'uwo mukobwa ari warahisemo kugurisha ubwari bwe ngo akunde abone amaronko. Minani yabonaga uwo mukobwa nubwo akora akazi katabonwa neza mu muryango nyarwanda, ariko ko mu by'ukuri ari umuntu mwiza, ngo kubera icyo cyayi yamuhaga kenshi cyabaga giherekejwe n'umureti wahumuraga nk'uwatetswe n'aba batetsi basobanukiwe neza ibijyanye n'igikoni, kandi akaba yarabimuhaga ku buntu ndetse ngo akanamuhemba akavagari k'amafaranga. Uwo mukobwa nawe rero wari kugira ngo ni gatumwa, kuko hari n'igihe yamuhamagaraga ngo aze basangire ibya saa sita, nyamugabo nawe akajya yihuta, naho umugore we Kirezi akamubeshya ko uwo munsi yari mu iguriro ry'ibiryo. Kirezi rero yari imfura rwose. Aho gutekereza ko hari ahandi umugabo we yariye, yaterwaga impungenge n'isuku y'ibiribwa by'aho umugabo we yafatiraga amafunguro, ngo kuko yatekerezaga ko byazamutera indwara, ariko umugabo we akamumara impungenge, akamubwira ko aho arira ari ahantu bagira isuku cyane. Umunsi umwe rero ubwo Minani yari ari mu kazi, Anyesi yaramuhamagaye amubwira ko amushaka kandi cyamushakira cyihutirwa. Minani yaketse ko cyaba ari ikiraka gishyushye agiye kumuha, akabona yo kwishyura mu kimina cya buri munsi yari arimo. Agezeyo yasanze ku meza y'uwo mukobwa hateretse amasororo arenga 3 ndetse n'amasahani 2, mbese bigaragara ko ashobora kuba ahamagarijwe ibyo kurya. Amaze guhabwa ikaze yagize amatsiko, maze abaza Anyesi ati, kumana se usa n'utaritegura ndakujyana wambaye utyo? Icyo gihe uwo mukobwa yarakenyeye igitenge yambaye n'agasengeri, bigaragara ko ibyo ari byo yambariye ari aho. Uwo mukobwa rero aho gusubiza Minani ibyo yaramubajije, yisaterura amazi ashyushye aramuzanira ngo akarabe intoki. Minani yarakarabye, ariko anabaza uwo mukobwa niba amuhamagarije kurya, ngo kuko we yari yizeye ko amuhamagarije kugira aho amujyana. Uwo munsi Anyesi yari yatetse inyama zahumuraga cyane, yanatetse ubugari, yanakaranze n'udushyimbo turimo ibitunguru byinshi n'amavuta aringaniye. Minani abonye uko ayo mafunguro yasaga, ndetse n'amaze no gukubitwa n'impumuro yayo, agatima kahise kibagirwa ibindi, ahubwo atangira kumira amazi hafi yo kwira mu rurimi. Uwo mukobwa amaze kumwarurira no kumuha ikaze, Minani yakozemo yumva biraryoshye cyane, nuko aza kubwira uwo mukobwa ati, nzakorereza umugore wanjye umuha amasomo ku bijyanye no guteka, kuko umuntu wariye ku biryo uteka nta bindi aba yumva yaryaho. Uwo mukobwa yumvaga ko ibyo umugabo yavugaga byari biri mu rwenya, ariko nawe yaramubwiye ati,
aho kurusha uwo munyarwandakazi se umusaba kwiga guteka kandi buriya ntakaba atagize, wagira uza tukisangira ko ntacyo bitwaye. byari byo, ariko umugore wanjye aramutse amenye ko arandi ndya hatari iwe no muri resitora byamubabaza, kandi rwose ntabwo mba nifuza ko hari icyamubabaza. namusezeranyije ko ntazigera nongera kumubabaza, kuko uko namubabaje banumva bihagije. uwo mukobwa yumvise ko uwo mugabo asa naho atifuza kugira ibikorwa akora byatuma umugore wababara, yahise amubaza ati, none se Mina, urifuza ko mbabara? sinifuza icyakubabaza. buriya hari igihe ngo utwara wenda hari abakiriya bakubabaje, nkumva ndamutse mfite ubushobozi nabahitana rwose. ubwo ariko Anyesi yari arimo agaragura ubugari mu isosi, umuziro wabaye wo kubitamira. byagaragaraga ko uwo mukobwa hari ibyo yari arimo gutekereza. Minani rero yamubaje impamvu abona asa n'uri kure mu bitekerezo, nuko umukobwa aramubwira ati, Mina, nta kibazo mfite. Anye, ndabibona ko ufite ikibazo, ahubwo gerageza ukimbwire. ubu mbona mfite ikibazo kinkomereye, ariko niwe nshuti mfite kuri iyi si nizera, ku buryo nshobora kukumenera iryo banga rikomeye. Minani nk'umuntu yatangiye kubonza imitima yibwira ati, ese mama byagenze biti? ariko umukobwa yakomeje amubwira ati, ariko birashoboka ko nta muntu n'umwe uzumva ko ibyo mvuga ari ukuri, gusa njye nzi ko ari ukuri, nta ruhare byabaye nabigizemo. uri kuntera ubwoba rwose Anye, mbwira hakiri kare niba ari igikorwa gikorwa hakiri kare. ese Mina, umfata nk'inshuti yawe? Anye, simufata nk'inshuti yanjye, ahubwo uri inshuti yanjye. ariko se habaye iki kutambwira? uwo mukobwa yikije umutima nk'uwari ukomerewe no kuvuga icyo kibazo yari yabanje gusasira nk'aho ari ikintu gikomeye cyari cyabaye. nubwo ibyo kurya Minani yari yateguriwe byari biryoshye, ubwo yumvaga ayo magambo umukobwa yarimo amubwira, ubushake bwo kurya bwahise bugabanuka ku buryo bugaragara. kandi koko ni mu gihe kutaryoherwa n'ibiryo wabiteguye ari kukubwira ko afite ikibazo kimukomereye. yakomeje kwinginga uwo mukobwa, nuko aza kugera ahamubwira intandaro y'ikibazo yagize. yamubwiye ko hari umukiriya warayaho, none ngo akaba yasinzira ubudakanguka, none ngo arifuza ko yamugira inama y'icyo yakora, ngo kuko adashobora kubana n'intumbi mu nzu. Minani yumvise harimo ibijyanye n'imirambo, umutima waramusimbutse, atangira gutekereza ku nama yaha uwo mukobwa, ariko anatekereza ku ngaruka bizamugiraho. yumvise icyo kibazo uretse n'uwo mukobwa yari wahuye nacyo akakiburira igisubizo, n'undi wari wese byabaho ashobora kwibaza icyo yakora akakibura. yabwiye uwo mukobwa ati, ndumva umuntu yareka bukira, hanyuma tukaza kujya kureba aho umuntu yamujugunya. uwo mukobwa yumvise iyo nama y'uwo mugabo yumva niyo, ariko nanone aramubwira ati, none se Mina, nibaramuka bakoze iperereza bakamenya ko ari twe twahamujugunye, kuko tuzahera he tubihakana ko atari twe twamwishe? Minani yatekereje uko byagenda aramutse afunzwe akekwaho kwica umuntu, yumva koko ni ibintu bikomeye. nuko abwira umugore ati, none se duhamagara urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha tubabwire uko byagenze? Mina, byari ibyo, ariko se uraba uri kumwe nanjye nibaza, kandi bashobora kuzana n'abanyamakuru bahata abantu ibibazo, nkaba nabura icyo mvuga. mu by'ukuri ibibazo bibaho, ariko icyo cyo cyari ingorabahizi. Minani yumvaga agiye kwishyira mu byago, kuko byanze bikunze yumvaga ko abo bantu nibaza bataza kumusiga. akumva yoba icyo yakora, kuko yumvaga nibiramuka bimenyekanye umugore we nawe azahita amenya ko ari undi mukobwa bafitanye ubucuti. Yesu abwira Anyesi ati, ikiba kibe reka nkwereke. uwo murambo uri he? ubwo yari yahagurutse. Anyesi yamubwiye ko uwo murambo uri mu cyumba, ariko kandi anamubaza umwanzuro afashe. uwo mugabo wasaga n'ushaka kwereka uwo mukobwa ko nta mugabo umuruta, yaramubwiye ati, genda uwo mugabo, kandi uko ukubona ufunzwe reka jye nitange, baba ari igihe babanza kubigerekaho, hanyuma wowe wenda ushaka aho ujya. mbega igikorwa cy'ubwitange uwo mugabo yari yiyemeje gukora, yirengagije ingaruka bizagira ku muryango we. Anyesi yaramubwiye ati, Mina, ndagushimira kuri ubu bwitange ugiye kunkorera, kandi nkwijeje ko nzahora mbizirikana aho nzaba ndi hose. nzahora nibuka ko hari umugabo udasanzwe wanyitangiye. Anyesi yahise ajya imbere ajya kwereka uwo mugabo uwo murambo.
bageze ku muryango w'icyo cyumba ariko batarakingura, Agnes yabajije uwo mugabo ati ariko se urumva koko witeguye? Nukunda ati nditeguye. Nuko arakingura barinjira. Nimudukunde dusoreze iki gice cy'uyu munsi ahangaha, tubasabe kuzabana natwe ubutaha. Iyi nkuru yanditswe na Dushimimana Samuel, mwagejejweho na Dushimimana Samuel afatanyije na Beatrice Uwamariya.